twaturi umwanya wo guhimbaza twibuka amakorasi hariya hirya tuvuga ngo Yesu uri umugabo nanjye ndakwemera kandi nawe dufatikanyije guhimbaza Imana ndavuze ngo Imana iguhe umugisha nubundi ni harera Imana werarisi nubundi ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana ijambo ribohora ijambo rikiza ijambo rizura ijambo rifite imbaraga ijambo rivura ibikomere ijambo twaboneyemo agakiza tukabonemeramo uburuhukiro ngo haye ikaze muri kano kanya kuri gahunda y'amasengesho kuri gahunda y'ijambo ry'Imana kuri gahunda sanga ariko shuti turarameje kandi n'umujinya fashijwe kandi ndafashwe pe ndafashwe umva Yesu uri umugabo haleluya Imana yacu nziza Imana ifite imbaraga Imana ifite ubutwari ndagira ngo nguhe karibu nkurarike wo nkurikiye turashaka kuvuga ku ijambo ryitwa gukomera umuntu mwicaranye umuntu muri kumwe mwicaranye wenda se waragusenga rwawe yere kuburiri ushagure gusenga rwa uri mu modoka ushaka gusenga rwa uri mu kazi ushaka gusenga rwa aho waba uri hose fata umuntu mu kiganza umubwire ngo komera niko Uwiteka avuye nawe komera mu izina rya Yesu komera muri bino bihe komera nubwo ubabaye komera nubwo watawe komera nubwo wasuzuguwe komera nubwo nta cyerekezo komera nubwo nta wakuvugira komera nubwo ubona nta nzira komera yewe sinimandora komera mu izina rya Yesu ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ubutumwa bwiza muri Yesaya ndakuraritse kugira ngo turebe ijambo ry'Imana muri Yesaya igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 30 igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 30 turasoma ku murongo wa 3 ijambo nugukomera reka dusome haranditse ngo mukomeze amaboko atenebutse mukomeze amavi asukuma mubwire abafite imitima itinya muti mukomere ntimutinye Imana ishimwe dore Imana yanyu izazana guhora ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize Imana ishimwe dusomye ijambo rivuze ngo mukomeze amaboko atenebutse mukomeze amavi asukuma amavi hari ukuntu umuntu amavi ananirwa umuntu akajya agenda digadiga kugenda umuntu atitimira nivuga gutitimira cyangwa kugenda umuntu yumva afite ikizungera abageze mu zabukuru bo barabyumva umuntu atangira agenda ari umusore agatangira agenda yirukanka agatangira agenda akina umupira ari umusore wikaraga ari umuntu ukaze bikazagenda bikagera mu gihe agenda asukuma Imana ishimwe hanyuma ijambo mukomeze amaboko atenebutse mukomeze amavi asukuma atitimira munatangira komeye ari umukobwa ukomeye akazagera igihe agasaza akagera hagera ashukuma ngo mubwire abafite imitima itinya muti nimukomere haleluya nimukomere mubwire abari ku isi yose mubwire abari ku mugabane wa Afurika mubwire abari ku isi yose abari muri Amerika abari muri Australia abari mu Bufaransa abari mu Budage abari muri Amerika abari muri Canada Imana ishimwe mubwire abafite imitima itinya muti nimukomere dore Imana yacu izazana
guhora ariko kwitura gukwiriye. Imana ishimwe. ndafashijwe nawe kandi ndazi kurafashwa. ukubwirije ntufashwe haba hari ikibazo. ku murongo wa 4 mubwire abafite imitima itinya muti mukomere, ntimutinye. Mubwire abafite imitima itinya muti nimukomere, ntimutinye. ibintu byatuma umuntu atinya muri kino gihe mwabantu mwe ni byinshi. ibyatuma umuntu atengwa akagira ubwoba ni byinshi, ariko Bibiliya mubwire abafite imitima itinya. Mubwire bari kurara bafite imitima yo kurira no guhangayika, mukomere. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Mukomere. Mubwire abafite imitima itinya muti mukomere, ntimutinye. dore Imana yanyu izazana guhora ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. inshuti munkurikiye, inshuti zagusengarwa, ndagira nkubwire ngo komera. gukomera ku munsi mubi, gukomera mu byago, gukomera mu bibazo, gukomera mu nzara, gukomera imvura yaguye, gukomera izuba ryacanye, gukomera na hepfo no haruguru, gukomera abantu baguhanze amaso, gukomera nta cyerekezo ufite, gukomera ndetse warugeze ahantu amavi ari gushukumwa, umutima uri guteraguzwa. ndavuze ngo komera mu izina rya Yesu, kuko hariho Imana izaza igukize. gukomera nta cyerekezo, gukomera nta jambo ufite, gukomera ntacyo kuvuga ufite, gukomera ntacyo kwereka abantu ufite, gukomera nta jambo ufite mu muryango, gukomera nta mafaranga ufite, gukomera nta kazi ufite, gukomera nta jambo ufite, ugakomezwa n'Imana yavuganye nawe, ugakomezwa n'ijambo ry'Imana, ugakomezwa n'amasezerano, ugakomezwa n'ikimwuka w'Imana arimo akubwira. witega ubwoba ntibigutera ubwoba, witega ubwoba ntibitumye umutima wawe udatuza. Imana ishimwe. inshuti zagusengarwa munkurikiye, maze iminsi ndi kuvuga ku mwuka we, uyu munsi ndi kuvuga ngo komera. muri bino bihe bikomeye turimo bya covid, komera. wanabona n'ibyo kurya bishize, ariko ndavuze ngo komera. umwuka w'Imana mpaye ijambo nkubwire ngo komera. wabona n'amafaranga yagushiranye, ariko ndavuze ngo komera. wabona n'akazi kahagaze, ariko umwuka w'Imana arambwiye ngo komera. nkubwire ngo komera papa. nubwo ubukwe bwahagaze, komera. ntabwo ari urupfu rwaje. nubwo ubukwe wabusubitse ukabona nta cyerekezo, ndavuze ngo komera. umutima wawe nutuze, ukomere urindira Imana, ukomere urindira amasezerano y'Imana. ibikunyeganyeza ubihagarike, ibituma udigadiga ubisuzugure, ibituma urarurira ubisuzugure. Bibiliya ngo umubwire abafite imitima itinya muti nimukomere. mubwire abantu bafite imitima itinya. uziko abantu bafite imitima itinya ku buryo umuntu ageze aho ashobora gufata icyemezo cyo kwiyahura, kandi yaravuganye n'Imana. komera. tewiniwa dewe sini mandola. uyu munsi nubwo bigaragara nkaho bwabukwiriyeho, komera, ejo buzacya.
uyu munsi nubwo wabona nta nzira nimwe uri kubona wanyuramo, komera, ejo Imana izahindura amateka. Iki gikombe wicaranye gisharira cy'ibigeragezo, Imana izacyubika. Nimara kucyubika izana ishimwe imbere yawe. Iki gikombe cy'ibidandabiranya, iki gikombe cy'amagorwa, iki gikombe cyo kutagira agaciro, komera. Dore ngo ari igihe umuntu acika intege, amava agashukuma, ubugongo ugacika, ibyiringiro bikagenda, kuvuga Mwami Yesu bikanga, gushima Imana bikanga, gusenga nijoro bikanga, kubana n'Imana bikanga. Mbese ugasanga umuntu yataye ibyiringiro, ariko umwuka w'Imana namwe muvugane na muri kano kanya nkubwiye ngo komera. Lewe sika mandola shoto kurikiye gusengarwa, ndabizi ko abantu bakurikiye gusengarwa mu gihugu cyacu barahari ni benshi, abari mu mujyi wa Kigali barahari, ndabizi udukurikiye. Umwuka w'Imana namwe mbabwire ngo nimukomere, komera. Iki kizavaho, haze igisubizo ku buzima bwawe. Komera, Imana ishimwe. Nubwo turi muri guma mu rugo, ubona nta cyerekezo, ibintu byose urajya gupanga ukabona birahagaze, wajya gupanga ibyo ukora birahagaze, wajya gupanga business ukabona irahagaze, wajya gupanga imishinga ukabona irahagaze, wapaka kujya koko irahagaze, ko ibi bizageza ryari? Komera, umva dewe ko sinima, komera. Imana yavuganye nawe, ni nayo ivuganye nawe aka kanya. Komera, witinya amagambo cyangwa ngo utinye za misha cyangwa utinye iminsi iri kwiruka. Komera, Imana igufitemo umushinga ukomeye. Uri umubano mwisi, turi abambasaderi b'ijuru, wowe uri hano kubw'umushinga w'Imana. Igikorwa cyiza uzakora, uzagikora ugikoreye Imana, kigira akamaro abantu b'Imana. Ubu ubaye umushinga w'Imana, mu rugo rwawe uri umushinga w'Imana, muri minisiteri uyoboye uri umushinga w'Imana. Ene wese ni Manora, ndavuze ngo komera. Umwuka w'Imana mubwiye ngo komera. Mwabafite imitima itinya mwe, mwabiyebye mwe, mwabari kudigadiga mwe, mwabishwe n'ubwoba, yewe wowe wishwe n'ubwoba, yewe wowe wishwe n'agahinda, yewe wowe wishwe n'ibitekerezo, yewe ufatika ukandika bikakunanira, yewe ureba icyerekezo ukareba amajyaruguru uburengerazuba ukareba, yewe Mwami Yesu we ukabura inzira. Mwabafite imiti, dore Imana yacu, lewanikita labode wayasi, dore Imana yacu izaza guhora, inatabara n'abantu bayo, inahindura amateka n'abantu bayo, inakuraho igisuzuguriro, inaremera abantu amashimwe. Mwabafite imitima itinya mwe, umwuka w'Imana navana ngo nimukomere. Imana izaza ari nk'intwari. Lole palasini anyway. Umva uko umwuka w'Imana mbwira. Ibigo iminsi wibiha agaciro, ahubwo hanga amaso Kristo wamenye, hanga amaso Kristo wakurikiye, hanga amaso Kristo wizeye, hanga amaso Imana wahungiyeho, hanga amaso Imana ukorera. Mane we senimo, icyo kora nkubwira ikintu cyaba ari ikibazo ku buzima bwawe. Uramutse uhagaze nabi mu bintu by'Imana, uramutse uri mu byaha, uramutse nta murongo ufite wo gukiranuka, uramutse wiyitirira icyatsi cyangwa urusengero ariko udakijijwe, ibikomere ntabwo wazabikira. Ariko niba wariyambuye imyambaro y'ubushwambagara, ukiyambura imyambaro y'ibyaha, ukiyambura kamere, ukiyambura ubusi, ukiyambura ubusambane, ukiyambura amagambo apfuye, ukiyambura ibitabi, ukiyambura ibiyobyabwenge, ibi bintu ndibona kubwira usibye n'ijuru. Bantu munkurikiye gusengarwa, bantu mukurikiye mwizeye Imana,
bantu mukunda ijambo ry'Imana. Hari ibintu umwuka w'Imana tubuza. Wajyana mu buzima busanzwe ugasanga n'ubundi byangiza amateka y'umuntu. Niba umwuka w'Imana kubuza iryo tabu unywera muri icyo cyumba, akakubuza iryo tabu unywera muri iyo modoka, urindiriye ko ibihaha bizatoboka akaba ari ujya warireka. Oya, bireke. Uko Imana igufite mu mushinga wayo, Imana iragira ngo izagukoreshe, Imana iragira ngo izagukoreshe iby'ubutwari. Erega mu buri muntu wese mu cyiciro arimo n'umukozi w'Imana, nubwo tudakora bimwe, ariko buri muntu wese aho Imana imuhagaze, aho Imana iguteretse, ku ntebe iguteretse, muri minisiteri kwicazemo, mu rusengero yagutereka, ahantu Imana yagushyira, mu kigo yagutereka, aho yagushyira ukayobora. Bugira umukozi w'Imana. Iyo uyoboye neza uba uyoboreye Imana. Iyo ureze abantu ukabarera neza uba urereye Imana. Na wese neba uri umushinga wa Kristo. Komera. Nimba nta mutima ugucira urubanza, kandi nimba n'umutima gucira urubanza, Yesu Kristo yicaye ku ntebe y'imbabazi ngo akubabarire ibyaha. Imana ishimwe. Reka mbabwire shuti mukurikiye gusenga, shuti za reka mbabwire, umuntu ababarira umuntu akamucyurira akaba ndakubabara ariko tubyaranya, ntuzongere guca hano, nzajya ca nawe uca hari. Yesu wacu iyo twihanye, iyo wakoze ibyaha ukihana, Mana we, yewe shuti yanjye, iyo twihanye, iyo umuntu yiyejeje akitunganya, iyo umuntu yiyejeje akitunganya, uhinduka umwana we, uhinduka umwana w'Imana, uhinduka umwana. Amaraso ya Yesu Kristo araza akakweza akagutunganya. Lesi kabando lebori yamandatre. Ndumwana mu rugo kwa data, ndumwana mu rugo kwa data. Yesu yampfiriye amaraso anyoza ibyaha, ndumwana mu rugo kwa data. Yesu yampfiriye amaraso anyoza ibyaha, ndumwana mu rugo kwa data, ndumwana mu rugo kwa data, ndumwana mu rugo kwa data. Yesu yampfiriye amaraso anyoza ibyaha, ndumwana mu rugo kwa. Iyo wakurikiye Yesu, iyo wakurikiye Yesu ukava mu byaha, ntabwo Imana yacu, Imana iturebera mu mwana wayo. Ntabwo Imana itureba ako kanya gutandirayo, iturebera mu mwana wayo yatanzeho w'ikinege. Iturebe mu mwana uyu muntu amaze kwitunganya, uhinduka umwana, ugahinduka umutesi, ukagira amahoro, ukagira ibyishimo, ukagubwa neza, ukagira ibyiringiro, ugatumbira Yesu. Haleluya, Imana ishimwe. Babyeyi, ikintu wakora kikanezeza umutima w'Imana ni ukubana n'Imana neza, ni ugukiranuka, ni ukwezwa n'amaraso ya Yesu. Basore, ikintu wakora kikanezeza umutima w'Imana, kikanezeza Imana, Imana ikakwishimira, ni ukubana n'Imana neza, ni ukujyana ubusabane n'Imana, ni ukwiyuzuza n'Imana, ni ukwiyunga n'Imana. Yani wategwe sika mandorebo, ni ukubana n'Imana, ukaba inshuti n'Imana, ukagendera mu bumana,
ukambara imbaraga z'Imana ugakiranuka uhinduka umwana mu rugo. Ibyo kudigadiga birashira, ibyo kugenda ufite ibikomere birashira, ibyo kugenda utunze umutima utinya birashira, ibyo kumva ngo uzakenyuka ejo birashira. Impamvu ayo majwi barakubwira ngo nyamara ejo uzapfa, nyamara ejo uzapfa. Banza ukosora umudayimoni w'ubwoba, banza wikuremo amaganya ufite, banza wikuremo agahinda ufite, urahinduka umwana mu rugo. Umva, none se reka nkubwire, nta ruhare wabigize uvuka, nta ruhare wagize uvuka. Wabonye wisanga ku isi, Imana yatumye uvuka, Imana yakurinze urusoro, Imana yakumenye kera. Bibiliya ivuga ngo nakumenye ntarakurema. Imana yakumenye itarakurema, ikakumenyera mu rusoro mu nda ya nyoko, ikakushyiraho, ikakweza ugakura, ukaba ugeze mu myaka ingana gutyo ufite, ukaba wicaye muri ako kazi, ukaba uri ugenda. Imana yakumenye kera, yakumenye abantu batari bakumenye, yakumenye abaroga batari bakumenye, yakumenye abatongera batari bakumenye, yakumenye amagisi atari yakumenye, yakumenye gukenyuka. Imana ni wese kwata Mana. Ndagira ngo gutangarize ko umwuka w'Imana mbwiye ngo hari ibintu Imana ikuye ku buzima bwawe. Imana yakumenye, Imana ikumenye uri mu byaha, Imana ikumenye uri mu businzi, Imana ikumenye uri mu gacupa, Imana ikumenye uri mu bigare, Imana ikumenye. Niyo mpamvu umuntu apfapfana Imana ikazamuzura. Ndagutangariza kuzuka. Iyo nuzuka urahinduka umwana w'Imana. Yole wazakita mando lebo. Mami Yesu ndagushimye. Ndavuze ngo kwamera. Umuyaga we kugucinege. None sura uragira agahinda ko mu mutima, uratenda butwa n'umutungo wawe wagiye waravukana, mu mutungo warawuvukanye. Umva uko umwuka w'Imana mbwira, inzu zawe zagiye warazivukanye, akazi kawe kagiye warakavukanye, imodoka zagucitse se warazivukanye. Umva, igitangaza ufite mu biganza byawe ucikiye njya mu giciki, igitangaza gikomeye nuko ukiri umwana mu rugo kwa data, nuko utari wava ku murongo w'abariho. Uyu munsi ukaba uriho utavuye ku murongo. Uyu munsi dore amasaha ageze, Imana irimo iragenda izinga umunsi, igenda izinga umunsi. Abanyabwenge bagenda babara iminsi izaza, ariko muzashakira umuntu azadushakira sitoke yaho babika iminsi, yaho babika imyaka. Tugenda tubara, tugeze muri 2021. Hanyuma iyo myaka yindi Imana yayisize muri sitoke higiri irayibika. Iyo myaka yose ishize Imana yagiye gusimbutsa. Ibuka ishyamba wabayemo, Imana yarigusimbukije. Ibuka amasacu waciyemo, Imana iragusimbutsa. Ibuka imipanga yaguciyeho, Imana irayigusimbutsa. Ibuka amagisiti, Imana yarigusimbukije. Ibuka ibifungo byaguhize, Imana ikabigusimbutsa. Ibuka ubupfubyi wakuriyemo, Imana ikabigusimbutsa. Ibuka uburyo wakuriye mu cyaro wanyubahinga, Imana ukabuteye muri Kigali. Ibuka ibiti by'inyumbati wikoreraga, uyu munsi ukaba wicaye ku ntebe. Ibuka ibijumba wakuraga. Umva, uyu munsi dayimoni iragusuzugura naho ugeze. Towa mapepo, jugunya dayimoni. Imana yacu twizeye ifite imbaraga n'ubutwari. Oniza mando lekota manda. Ubu ni ubuhanuzi bwawe, ubu ni ubuhanuzi bwawe. Imana yakuvanye higiriye, Imana yagukuye higiriye, Imana yakwimanye cyagi, Imana yakuvanye muri bya bibazo, Imana yakuvanye muri rwa rwobo. Iravugana nawe uyu mwanya ngo desirimo komera, komera, irinde ukomere, irinde. Ndabisubiramo, irinde ukomere, irinde ibiteye ubwoba, irinde ibiriko, irinde ibyaha. Haleluya. Dore ibuye ry'ibigeragezo, dore ibuye ry'intambara, dore ibuye ry'ubukene, dore ibuye ryari rigutsikamiye, dore ibuye, iryo buye
dore Imana irikuyeho ibuye abantu batabasha kureba, ibuye famiye itabasha kubona, dore Imana irikuyeho. Irimba ishime unezerwe tarabo, irimba ishime unezerwe, fatanya n'abawe ushimira umuremyi, fatanya n'abawe ushimira umuremyi, dore ibuye rivuyeho, dore ibuye mama we, dore ibuye rivuyeho, hasi ibuye amarembo yawe atunganije ibidatunganye, aguhaye agaciro aho wari warakaburiye, akumaze umubabaro wo mu mutima, humura Imana irakuzi, humura Imana ikwitayeho, humura Imana irakuzi mama, humura Imana ikwitayeho, humura musore humura, humura Imana ikwitayeho, gihugu cyanjye Imana icyitayeho, muryango wanjye Imana iwitayeho, ibyanjye byose Imana ibitayeho. Bari kuririmba humura Imana ikwitayeho, humura Imana ikwitayeho, sizini humura Imana ikwitayeho, humura Imana ikwitayeho, Imana ikwitayeho. Ndagira ngo dusenge aho wari uri unkurikiye, waba uri hano mu gihugu cyacu, waba uri hanze y'igihugu, aho waba uri hose, ndagira ngo uzamure ukwizera. Hari imigozi myinshi marayika w'Imana ari kunyereka icikaguritse ku buzima bwawe, hari imyanzuro myinshi Imana ije kwigiza kuri wowe, hari imyaka myinshi Imana igutize kugira ngo nderurame, Imana yongeye gusubiza mu buzima dewene Mana kose nibo, kugira ngo uzabera igihugu akamaro, ubera umugisha itorero, ubera umugisha abakozi b'Imana. Imana ihagaritse agasuzuguro k'abadayimoni ku buzima bwawe, kandi biramenyekanye, kandi cy'ahantu utaceka. Imana iciye ahantu utaceka muko mama, Imana iciye aho utaceka mubyeyi, Imana iciye ahantu utaceka, kubera ibyemezo wafashe byo gukurikira Yesu. Nta munezero, nta firingi, nta byishimo, nta
iterambere, nta bintu byose nko kubona umwuka wera, nta kintu kiryoshye nko kwakira Yesu, nta kintu kiryoshye nko kumenya Imana, nta kintu kiryoshye nko kumva ijuru rikwishimiye no kumva umwuka w'Imana yeyuye ibikomere ku buzima bwawe, akira kuruka umutima. Wari umaze igihe uryama ntusinzire, wari umaze igihe uryama ukumva nta mahoro ufite, wari umaze igihe uryama ukumva nta byishimo, newaza enekosi, akira umunezero uturuka kuri Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ngushimiye umunezero utanze, ngushimiye amahoro utanze, ngushimiye urukundo dukunda, ngushimiye ibintu byinshi ukemuye, ngushimiye uburwayi ukije ku bantu, ngushimiye amarozi uhagaritse, ngushimiye imanza uburanye, ngushimiye abantu ukomeje, ngushimiye abo ugaburiye, ngushimiye ihumure ku bantu bawe, ngushimiye umunezero, ngushimiye imbaraga zawe zibohora, ngushimiye ihumure ku gihugu cyanjye, ngushimiye umugambi mwiza ufite ku gihugu cyacu, ngushimiye rekosinimo, ngushimiye kuri Imana icinzira aho gitare, ngushimiye kuri Imana izimya ibyari byahagurutse, ngushimiye kuri Imana ihaye abana amahoro, kandi ngushimiye kuri kumwe natwe, kandi ngushimiye ko uri mu itorero kugira ngo uritunganye, kandi ngushimiye ko uri mugenda utunganya umugeni, uri mugenda weza abantu bawe kugira ngo bazabone ijuru. Mwami, ngushimiye kuri Imana ihindura amateka bikamenyekana. Bana, buri muntu wese wari ukuki gusengerwa, ari umutoya, ari umukuru, ari ukuze, buri muntu wese mu ruhande rwo kuki gusengerwa, ari umuyobozi, ahabwa umugisha nawe, yakira ihumure, akomere, ntiyongere gucika intege, ntiyongere kugira agahinda, kuko wamuzigamye cyagiye, wamusimukije rwa rupfu cyagiye, nuvuga ngo nawe nahumure kuko uhindura amateka ku buzima bwe. Urakoze Mana kubikoze, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Urubwira umuntu ngo humura, Imana ikwitayeho, kandi umubwire ngo komera, Yesu abagire neza. Bye bye, ijambo ry'Imana akagaruka. Bye. Oh, haleluya Yesu. Mana, tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora.